inshuti Yannick maze kumva Njyewe niyo nshuti Yannick maze kumva icyo amategeko ategeka abashingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Umuhoza Shemusa umbera umugore, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko. Njyewe Umuhoza Shemusa maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe niyo nshuti Yannick umbera umugabo, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije. Turi ku biro by'umurenge wa Nyarugenge nk'uko mubibona, aho twaje kumva isezerano rwose ry'umusore cyangwa se ry'umupapa muri kubona kuri kamera. Nta wundi ni KILLAMAN mukunda cyane muri filime zitandukanye, akaba yaje kuba ahamenya isezerano ry'uwo yihebeye. Umudamu we rwose yagiye agaragaza ko ari umudamu wagiye umuba hafi mu bihe bitandukanye, by'umwihariko muri uku gukora kariyeri kwe. Reka twumve gato icyo ari kubwira itangazamakuru. Oya nta kindi muri kitari sinema, wenda atundi business ko ku ruhande, ariko urumva igishoro cyaturutse muri sinema. Gufata icyemezo ubanza nabyo ariko biba bigoye ko ari abantu benshi babana bakagera bakavuga ati n'ubundi ko twabanye nta kibazo dufitanye wabigumisha. Kibuno ugeze kumbwira ngo ukoze igikorwa cyo ko abastari benshi yamaze kubona abonye amafaranga n'izina atajya mu bandi bakobwa, ariko nsinya ko nyeka ko umugisha wanjye ari uyu nguyu. Inzozi zanjye zari gushaka uyu nguyu, amahirwe yanjye ari uyu nguyu, byo niwe juru ryanjye. Rero niho nafatiye icyemezo, rero ntabwo nari guta ijuru ryanjye, nari kujya muri ihe. Umaze kwamamara nta gihe cyageze ukagera ukavuga uti wa mugani? Oya shaje nigeze bimba, ahubwo inzozi zanjye zari abo wanye noneho byemewe n'amategeko, ababyeyi bamunyemereye, igihugu cyamunyemereye, mbigezeho no munsi. Mu kanya ugiye gufata ku idarapo, ariko n'ubundi uvuye gusezerana mu musigiti. Banza ibyishimo byikubye kenshi. Nyine wumva ababyeyi bavuye mu nzira, Imana nawe ivuye mu nzira, n'igihugu kigiye kuva mu nzira. Hakurikiyeho tariki 2 z'ukwezi kwa gatatu. Hara noneho bizaba ari ibindi kwakira inshuti n'abavandimwe nabo baze abatanga buhamya. Ni ukuvuga bafite abatanga buhamya bavuga ati twari tuhibereye. Sinema ni ikintu wagiye mutekereza ko gishobora gutanga ubushobozi bukugejeje kuri ibi byose? Ntabwo nangikaga ko byakwihuta gutya, byari gusa, ariko nanjye byatewe nanjye, narakoze cyane ko nari mfite intego nyine. Ubutumwa rero ku bandi basitari wenda bataratekereza gukora igikorwa nk'iki ngiki, usanga babana n'abakunzi babo mu buryo butemewe n'amategeko cyangwa se mu buryo butari ubukwe, reka nkoresha iryo jambo. Ari akabanga mfite ngeze kubwirwa n'umuntu mukuru, yambwiye ngo umugore ni umugisha. Rero nahise mbona umugisha wanjye mba ari uyu nguyu, reka mucakira, hanyuma imigisha yikube nk'inshuro 1000. Urakoze cyane kandi ubukwe bwiza cyane, murakoze. Mugiye mu musigiti aho kandi muri aho ngaho mutazi ko bimeze. Ujya imbere y'umurenge urabanza ukajya
meze bite Izakira iyo uzubwiye ngafatira ishusho niba ubanza ukambwira iri shusho nanjye nkareba wakubita Yes, nkuko mubibona rero turi mu murenge wa Nyarugenge tumaze kwinjira nkuko mubibona abageni bacu bari gufata amafoto y'urwibutso ndetse n'amashusho abanyamakuru itangazamakuru ryakubise ryuzuye aho baje gukurikirana ubukwe bwa KILLAMAN ndetse n'umufasha we yihebeye bamaze igihe kinini babana ariko bakaba bamaze kwanzura ko bagiye gusezerana mu mategeko. KILLAMAN yambaye imyenda iri mu mabara y'umweru nkuko muri kubibona ku mashusho ariko myiza cyane imubereye rwose, keshi ya fresh, isaha ya fresh, umugeni we muramubona na marene we, ibintu byiza cyane nyuma yo kuva mu musigiti kubihamiriza shehe bakaba bamaze kuba baza hano Nyarugenge kugira ngo babihamirize gitifu ubundi isezerano rijyeho akadomo bazibanira karamata ngira ngo nkuko mwagiye mumenya ibyabo. Ni inkuru y'urukundo rwabo yaramenyekanye cyane kuko KILLAMAN yagiye ayisangiza abanyarwanda kenshi gatandukanye mu bihe bitandukanye yagiye ayivugaho. So rero kuri ino nshuro rero bagiye kuba bahamya isezerano ryabo ndetse bakaba bagiye gushimangira nyine ko bazabana nkuko babyiyemeje nta gahato bakurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. So ngira ngo muri kubibona rero ibiganiro birarimbanyije, KILLAMAN abatebya nkuko muri kubibona abatebya rwose anyuzamo agasetsa na marene akakwenkwenuka. Bari kumwe n'umubonsa ubacungiye umutekano yitwa Yantare Faizo. Muri kubibona ko itangazamakuru ryo ryakubise ni ryinshi, itangazamakuru ryakubise ryuzuye ni ryinshi cyane. Ngira ngo muri kubyumva uko bagenda babaganiriza. So turakomeza kubakurikirana byose uko byifashe akantu ku kandi tubabwira uko bimeze, mukomeze mube tayari, turakomeza tubereka uko byifashe akantu ku kandi kugira ngo muri kubibona ni umuryango ugendera ku mahame ya Kisilamu. Ni nayo mpamvu mubona nyine ko turi kumwe n'abahajati benshi, muri kubabona hano rwose imbere yanjye bahajati baje gutaha ubukwe. Kanya tuba twinjiye mu murenge nta kabuza tutangire twumve uko uyu muhango wo gusezerana ugenda. Mugiye gukomeza mukurikirana akantu ku kandi uko byifashe ibindi nakagaruka. Yes, nkuko mubibona rero hano ku murenge wa Nyarugenge KILLAMAN n'umufasha we bamaze kwinjira mu murenge aho bagiye kuba bahabwa impanuro ndetse n'inyigisho zitandukanye n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyarugenge. Akaba agiye kuba anabasezeranya n'indi couple muri kubona ku ruhande ariko itari muri uru ruganda. Muri kubibona abo mu muryango wabo baje ari benshi cyane, baje kubashyigikira. Abahajati ni benshi, ni ubukwe bwiza kabisa, ubona busa neza, abantu biteguye. Reka dukomeze dukurikire twumve icyo KILLAMAN n'umufasha we bagiye kuduhamiriza hano imbere ku ibendera ry'igihugu bahamya umubano wabo ndetse no kubana akaramata.
rwose abaherekeje abageni mureke ibiganiro mukurikire kandi muhango neza sibyo. Reka nsabe niyo nshuti Yannick na Umuhoza Shemusa nabo bazamura ikiganza tubakire. Manzi Eric na Mukasekuru Marie Rose nabo bazamura ikiganza tubakire. Ubwumvikane bwanyu babikoze ku bushake bwanyu, rero ntekereza ko ubwo bushake yewe niyo nshuti Yannick maze kumva yewe niyo nshuti Yannick maze kumva icyo amategeko ategeka abashingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Umuhoza Shemusa umbera umugore, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko. Njyewe Umuhoza Shemusa maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe niyo nshuti Yannick umbera umugabo, tukazabana